namenya nte ko imiti ari imyiganano cyangwa se pirate? Muri iyi minsi imvugo ngo ikintu ni fake, ngo ni pirate cyangwa ngo ni igishinwa, abandi bati ni igituburano, ntabwo ari imvugo nshyashya, ahubwo ni imvugo usanga abantu bose bamaze kumenyera. No ku miti dukoresha rero birashoboka ko ishobora kwiganwa, wajya kuyinywa ntukire kandi wayinyoye neza, ndetse n'indwara uri kuvura ari iyo miti ivura neza neza. Muri iki kiganiro turagira ngo tugaruke cyangwa se turebere hamwe niba koko bishoboka ko wamenya niba imiti ugiye gukoresha ari imyiganano. Tuguhaye ikaze. Iyi ni channel ikugezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima, indwara zitandukanye, ndetse yewe n'uburyo bwo kuzirinda. Niba uri mushya rero ntago twazuyaza kukwibutsa gukanda subscribe kugira ngo n'ibiganiro bindi by'ubutaha bijye bikugeraho mu buryo bukoroheye cyane. Reka twanzike mu kiganiro cyacu. Imiti y'imyiganano ni iyihe? Tuvuga ko umuti ari umwiganano iyo utujuje ibisabwa byose ngo tuwite uko nguko nyine. Ibyo ni ingano y'umuti ishobora kuba nke, nyinshi, cyangwa se ugasanga nta na muke urimo. Ikindi ni uko akenshi uwo muti uba ufite izina rizwi, kuko ntibapirata umuti ngo bawite izina ritabaho. Ikindi kandi nanone iyo bigana, akenshi bigana imiti bazi ko ihenze nanone, kandi noneho ibiciro bakabigabanya cyangwa se bakabirekera uko bisanzwe. Umuti w'umwiganano urangwa n'iki? Umuti w'umwiganano ntacyo uba utandukaniyeho n'umuzima usanzwe iyo ubyitegereje inyuma utabisobanukiwe. Gusa iyo usobanukiwe ushobora kugira amakenga urebye ku bifuniko byayo, kuko ntihabura akantu gato bitandukaniraho. Ikindi waheraho ugira amakenga ni urutonde rw'ibiri mu muti cyangwa se ibiwugize. Ayo ni amazina y'ibindi bivangwa mu miti binyuranye. Ushobora kuba wari umuti uvura neza, ariko noneho aho kuvura ugasanga uwawukoresheje ari kurushaho kuremba. Icyo nacyo wagiheraho ugira amakenga. Kumenya ko ari umwiganano rero byeruye bimenyerwa gusa muri laboratwari ipima ubuziranenge bw'imiti. Aho niho honyine bashobora kwemeza bya burundu ko umuti ari umwiganano. Kuri ubu imiti y'imyiganano myinshi iza muri Afurika, Aziya na Amerika y'Amajyepfo. Impamvu ni uko ubushobozi bwacu mu kugenzura imiti itujuje ubuziranenge bukiri hasi. Gusa leta zikora uko zishoboye ngo zikumire iyo miti. Icyakora nanone ntitwabura kuvuga ko kuri ubu 1/3 cy'imiti ya malariya ari imyiganano, nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Ikindi nanone hari inganda zizwiho gukora imiti ihenze. Izo ni nka Pfizer, Denke Pharma, Novartis, GSK, Sanofi n'izindi. Rero iyo ubonye umuti wanditseho ko wakozwe n'urwo ruganda nyamara ugasanga urahendutse, jya ugira amakenga. Icyambere usabwa guhita ukora ni ukugenzura icyo umuti upfunyitsemo, ukagereranya n'ibindi usanzwe uzi, cyangwa ukitabaza abahanga bagusumbyeho mu bumenyi bw'imiti. Urugero nka Viagra ikorwa na Pfizer igura ibihumbi bisaga 9 by'amafaranga y'amanyarwanda, mu gihe ushobora kubona indi yanditseho Pfizer igura amafaranga 600 gusa. Nibyo amafaranga 600 yonyine y'u Rwanda.
Ibi rero ntibivuze ko imiti yitwa Viagra zihendutse zose ari pirate, kuko hari n'igihe tuwita Viagra kandi ari Nergra. Ibi biterwa n'izina ry'uruganda rwanditseho, ahubwo uramutse ubonye iyanditseho ko yakozwe na Pfizer ihendutse, uzitonde. Aha niho dusoreje iki kiganiro, aho twageragezaga gusesengura no kurebera hamwe uburyo ki umuntu ashobora kumenya imiti niba ari pirate cyangwa se ari imyiganano cyangwa se fake mu yandi magambo. Turagushimira kuba waduhaye umwanya wawe ukadukurikira muri iki kiganiro. Turakwibutsa ko ushobora gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel Ubuzima TV Show. Ibiganiro byacu nakagaruka naho utaha.